Amazina ni Harerimana Olivier, nkomoka mu muryango w'abana batanu. Navukiye inahangiye w'i Kigali, mvukira hano kuri controle technique Nyabisindu, abantu barahazi. Ngiye papa wacu yadutaye, amaje kutubyara turi abana batanu, twese tadutarwa ngo niyaba mu bana b'iminja, abana barara bamunukira binyariye, ashaka undi mugore. Nyaga njya ari mamunyohereje ngo ngiye kura papa wacu ko zaratwicaga, none nawe bikamubaza bati siko Kimironko nihakorera. Urumva yari afite undi mugore Nyabisindu uko n'umukarani ara Kimironko ku isoko. Mama kazajya anyoherezayo, ubwo natangiye kujyayo mfite nk'imyaka 9 ko nari nishabutse cyane. Giye natinyaga inzara cyane, numvaga nshonje naheraga cyane, akambwa ati siko Kimironko mu gihe umusanga amafaranga. Ngewe nkajyayo numva umwana utaruze imyaka 10 abatari akamenya no kuyambutsa kaburi. Negeraga ara kuri station nkafata umuntu nkavuga ati nyambutse ngeze ara hakurya, kangiza ku marembo ya gare, ahita njya kumureba hana abantu mu modoka pakura abantu bo barahazi ara Kimironko urenze ku ngarani ya Kimironko ku isoko. Uko njyayo none nagiye ejo nagiye uwo munsi nkajyayo ka 500 yambe nkahamenyera, nza kugenda amenyera n'abari abana bahara Kimironko amakana ndabyibuka harako nagira ngasanga ari kupakura kamba ngicara hari no urumva habari abana b'uruhurane benshi b'imbobo, tuza gucomekana gutyo tugatangira kubera inzara, tugera mu ngarane tufata amananasi yaboze turya, ariko we ntabwo wumva ko yaboze. Gusyaga byo bigenda biza byaje nyuma nyine, ubwo gusyaga ibiryo urwego ntabwo urakarugera rwo kumenya ngo inyumura zisyaga zikoresha wowe ushaka icyagusayidira gushyira mu nda. None rimwe ubwo nkajya papa wacu akambwira ati icara hariya, none rimwe babanamuha amafaranga nyine bahembwa ko bahembwa amaje gupakuru ahandi yamwe ngo nicare, akahita asohoka agasohokera muri muryango akigendera akansiga. Nkerwa aho ngaho izuba, imvura yaba yaguye imvura, nanjye birangira ninje muri amugana. No mama wanyoherezaga kujya kureba amafaranga, bikarangira atambuye hazaho kunywa kore. Urumva babana bafite ibikora ko nyina ngo nabanje kuhita mbinywa, nabanje nashaka ibyo kurya nkataha, hashize amezi abiri nyine maje ukamirika, nkazaya mbabwa ataye ko nanjye mwanshomeje kuri icyo kintu muhora mwacometse. Nkabikora ubwa mbere bimbere ibintu bibi cyane, bimbere ikintu kwa kore ni ikintu kibi, bigenda biza gutyo kore ivaho haza tineri. Urumva ibintu byagendaga biza etape par etape. Urumva habanje kore tineri burya igenda izanye nk'ubwo abahara abasige banywa essence, ariko ngiye essence ntabwo nayo ko nahavuye ubwo mbivamo essence itarakagirwa, hari yagezweho tineri n'ubu abantu barabizi, abana basigaye babinywa mu muhanda turahura cyane bari kubinywa. Ngiye ubwo nyangeze kuri tineri abantu barayizi, uracana wanagaho umwami kagurumana. Ubundi iyo bigiyemo wumva ari ifiye, wumva ari bwo buzima bwawe. Ikibi cyabyo nunamenya ngo iterambere rigeze harya abantu wumva nyine nimba utabonye iyo tineri, nimba utabonye iyo kore, nimba utagiye gusyaga, nimba utagiye kwiba. Urumva haragenda byibuka agiye twigeze kwiba nimba ari base y'inyanya, paradufata batujyana hari kuri polisi, hari kuri station ya polisi. Sibye ko ntabwo batwinjizaga muri imbere, ko urumva bari batumenya bati izi ni imbobo nyine, badufataga bakatwicaza haba bagafata nka kirongozi, kuko imbobo zigira kirongozi. Mayibo umukuru akavuga ati haramuka havuyemo n'umwe niwe tuhiga kandi urabizi. Urumva ariko se nyine abapolisi babivuga gutyo, niwe wasimbukaga mbere, natwe tukaba twagiye. Noneho ukuntu naje kubivamo, naje kumenyana n'abarinzi ba Papa si Rwanda Nyabisindu, bamwita Marite. Bwa mbere abimbwira ndabyibuka, twari duhuriye ku kagari ka Nyabisindu, nasinze meze nabi. Arambwira ati ariko se Olivier, kuri umuhungu w'inshuti yanjye koko ubu reba wabaye umusaza kandi ndabizi uri mutoya, ibi bintu wabiritse. Cyangwa kubimbwa nkumva ni film ari kunyira, nabwira ati reka ngubere wa musore, inzoga mba naziguriye mba nisubuze ko nabonye amafaranga mva imbere nigendere. Yambwira ati reka mureke, tari kwejo nzaza kukureba iwanyu. Marite ni singiye ukubeshye ne waje akomanga mu sinanzi ko nahaza.
arambwira ati turicara mu rugo, aramyigisha, arambwira ati hari ukuntu nagufasha. Uwo muhungu noneho amfashije araza ngeza kuri Papas Rwanda, njyana mu matsinda, ndabyuka bwa mbere njyana mu itsinda, yarabimbwiye twaragana ari mu gitondo ariko biranga, njya gusoma ku gacupa, ariko menya ko yambwiye nguze mu itsinda, arahandangira njya ariko nagasu ndicara, ubwo ndimo nibwo mba ndi kuzungazunga, masanga abadamu bigisha ijambo ry'Imana baririmba, bambwira nyine barangigisha, nyine ubona n'abantu bafite urukundo rwiza cyane, nanjye numva ndishimye, nubwo nasinze ariko numva ngaruye akanyamuneza uwo munsi. Ibintu biragenda neza, umaze umwaka. Iterambere mfite, ibintu usigaye nkora, hari ahantu usigaye nkora akantu gatoya kikanyinjiza 20,000, ibyo ninjiza ntabwo nabeshya. Ariko n'ubwo kugira ngo akame nuko yaranzi, ariko muvuga ko nahindutse. Nego n'ukuntu yanjye n'ukumva nanjye nawe umugabo, nkabyara, nkashinga urugo, nkagira n'abantu bakanyizera, n'abakiza nabona abantu bambonaga muri ibyo ngibyo, wenda bazambona nabwo narahindutse. Nyine numva ari cyo kintu cya mbere kuri njye. Inama nagira abantu bakoresha ubwenge ni ukubireka, naheza bitwerekeza. Iterambere ry'igihugu riragusiga, ababyeyi bakutera icyizere. Inama nagira abatarabikoresha ni ukubigendera kure.